Yes, turacyakomeje. I am not tired. I want to teach you different sentences or different techniques to help you read. Yeah, if you are okay, let's get started. We did a lot and we got tired. We did a lot and we got tired. Twakoze byinshi turananirwa. My friend, don't do a lot of if you want to continue to plan your goals or your plan. Niba ufite indi plan cyangwa zifite intego zindi, irinde gukora cyane kugeza aho wumva wataye ubwonko. Okay, gukora cyane ni byiza, ariko nanone irengere yishyiramo akantu ko kwirengera. Kuko mu cyongereza hari interuro tuvuga ngo work hard until it pain, because poverty hurts much more. Work hard until it pain. Pain n'ububabare. Because poverty hurts much more. Ukuvuga ngo kora cyane kugera ubwo wumva ububabare, kubera ko ubukene bubabaza kurushaho. Yes. Nongere nkabasubiriremo. Work hard. If you meet circumstances, if you meet hardships, I apologize for that. Try to do that. Gerageza ubikore. Ndakwinginze, niba unyura mu nzira zigoranye, niba unyura mu nzitizi ugastrugglinga mu bintu biruhishe, bikore. nuko nabyo wabibonye, ariko hari n'utabibona ibyo bintu bikuruhishe. Kuvuga ngo ibyo wanga hari abandi babikunda. Umubare uri inyuma yawe uri kwifuza ibyo uri kwanga ni mwinshi cyane, ariko se muri make y'ibyo bintu uri kwanga uzi bifite izihe nzira bishaka kugukingurira. Try to do that, my friend. If you want to be rich, I apologize for that. You can try something, everything you can do. Buri kimwe cyose ugomba kugikora rero kugira ngo ugere ku bukire. If you want to be rich, try to do hard. Gerageza ukore cyane, gerageza rwose ukore bikabije. Okay, we did a lot and we got tired. Tuba dushatse kuvuga ngo twakoze byinshi turananirwa. Nka boss ashobora kuza akabakoresha ibintu byinshi, warangiza ukavuga ngo we did a lot and we got tired. Boss, I apologize for that. Forgive me. Forgive us. Tubabarire rwose. We did a lot and we get tired. Ndakwinginze tubabarire, twakoze byinshi turananirwa. Ibi ngibi rwose ntago twabibasha kubikora. Urumva urimo urihuhiramo, urimo urasaba uburenganzira kuri boss wawe. Okay, ni kuvuga ngo mu gifaransa niba bavuga ngo réclamation après réaction, cyangwa se yes, nibyo ariko comprenez badaye mu Kiswahili. Ni kuvuga ngo banze ukore, numara gukora ubundi ubone kurekarama, kuko ntago uzarekarama utaragera mu murimo. Nurekarama utaragera mu murimo, aho ngaho tuzabyita ko wazanywe n'indagusa. Yego nibyo pe kuzana iyo nda, ariko se umurimo n'inda ikibanza ni iki? Nuko abanza ibikorwa indikaza nyuma. Tazagenda ushoye inda yawe bwa mbere na mbere, nose iyo nda yawe ushaka kuyijugunyamo ikintu utabanjije kuyisabira. Hazabanza igikorwa. Aho hantu abatanyumva neza bazamamagare kuri 0788507775.
mwisho ni 10. 0788857510. aho nkano ako kantu nakantu k'ubwenge zabasobanurira impamvu habanza ibikorwa kugira ngo habanze inda. Nawe ubwawe ugomba kwibaza impamvu umutima wagiye hejuru y'igifu, kuki igifu kitagiye hejuru y'umutima. Okay, reka twigendere. Let's continue live. Stop this one. It is no time to brag. It is no time to joking. Ntabwo ari igihe cyo gutera iki urwenya cyangwa se n'ibindi. Yego ni ibintu by'ubwenge ariko reka tufate ibindi. Everything he did very slowly. Nukuvuga ngo buri kimwe cyose gikora gake cyane. Everything he did very slowly. I didn't know what happened in this brain nowadays. Sinarinzi ibyabaye mu bwonko bwe muri iki gihe. What happened? Ntabwo bavuga happened, bavuga what happened. What happened? I didn't know what happened in his brain. Mu bwonko bwe sinzi uko byagenze. Niba utazi uko byagenze rero ntacyo wabikoraho. He waited money of his wife. Oh, my goodness. He waited the money of his wife. Yategereje amafaranga y'umugore we. Uvuga niba uri umugabo ukaba uteze ko umugore wawe ari we ugira ikofi. Amen. Tazategereza ikofi y'umugore wawe. Ubwo ukaba wicaye aho ngaho gategereza ngo umugore ngo afite akazi ngo ngazama yo kunywera ngo nta mpamvu ngo bazategereza akazi ka mame. My friend, ndakwinginze ibyo uri kwipakiramo ntabwo bizakugwa amahoro, bizakubangamira. Uwo mugore naramuka avuye mu kazi rero wowe se bizagenda bite? Haguruka ugende ujye gushakisha. He is hopeless before he lost his money. He is hopeless before he lost his money. Nta byiringiro mbere y'uko abura amafaranga ye. Niyo wabuze amafaranga yawe rero nta cyizere waba ugifite. Hopeless, hope ni icyizere. Ariko iyo twashyizeho iriya phrasal verb tugashyiraho less ibije guhindura. Without ni nkaho ari without before he lost his money. He is hopeless before he lost his money. Nta byiringiro imbere y'uko abura amafaranga ye. Niba wabuze amafaranga yawe, okay, icyizere cyatakaye, byabuze, byagiye rwose, icyizere cyaburiye aho ngaho. I have confidence to apply over there. Yes, nyamuneka niba ufite icyizere, I have confidence. Urumva ni amagambo yongeye kugaruka. Niba hope ari icyizere na confidence akaba ari ukwigirira icyizere, urumva utwo tujambura tumenye. Hope icyizere, confidence icyizere ni synonyme muri make. Mfite icyizere cyo gusaba akazi hariya. Iyo uri umuntu ufite nka diplome degrees, gusaba akazi rwose ntago biba biri ku mahirwe arushije utayifite. Tuvuge niba ufite wenda nka A2 undi afite nka A0, ufite amahirwe cyane hagati aho ngaho uramwumva nawe. Nta kuntu waba ufite bachelor's degree undi afite associate degree ni diploma ya senior 6, niyo twita associate degree. Yes, ibyo byiciro biratandukanye. Habanza associate degree, kaza bachelor's degree, kaza master's degree, hakabona gukurikiraho icyo bita doctora cyangwa se professor.
ukuvuga ngo dogtora cyangwa se dogita byahariwe abaganga, professor igaharirwa abarimu baba bageze muri cya cyiciro cyo hejuru kiri PhD cyangwa se PhD, barapfundikiye amasomo yabo. Okay, if you have the confidence, I think you will never lost your goals, intego, yes, ntabwo uzigera witakariza icyizere cyangwa se intego yawe izaba ihari. Icyo uzaba ugamije ni iki? Ni ukuvuga ngo ngomba kubona akazi byanga byemera uko biri kose, ntabwo hariya nzabura akazi. My friend, ibi tuba tubigisha tuba dushaka kugira ngo bibafashe mu gihe gitoya nawe uzabashe kugera ku cyo ushaka. Ni ukuvuga ngo if you stop learning, you will never get chance. Ni ukuvuga ngo ntuzigera ubona iki? Amahirwe. Don't stop learning. Ni ukuvuga ngo ntuhagarike kwiga. Nuhagarika kwiga rero ubuzima bwo ntibuzahagarara kukwigisha. Life does not teaching you. Yeah. Ntukigishwe rero no kubera yuko wahuye n'ubuzima bubi, ahubwo uzige wumva yuko ufite intego, ufite icyo ushaka. Hari umuntu ujya kwiga akavuga ati ngiye guharanira ruriya rupapuro, ariko se urwo rupapuro ibikubiyemo utabizi, urwo rupapuro rwo rwagufasha iki? Ni hahandi uzajya ugera no mu kazi ukagasezera bitewe n'ibintu bibiri: kudasobanukirwa ibyo wize, kutamenya ishuri ryo hanze hano, ugahigira kwipakiramo bya bindi gusa ngo wamaka. Reka tugende rero, tuzongera ubutaha uzagaruke waragize gute, warabonye ibibazo ugomba no kumbaza muri comment, uzajya ubyandikamo nzajya mbigusubiza. Okay, I wish you all the best. I wish you another lesson when I will upload on Wednesday.